ngaha kureba hakurya mukenzi abona umusore Bogari ariko nawe ari wenyine. Reba filime nuko tuyitangiye ko gukamureba undi nawe yubika amaso ariko bose bisa nkaho bose nta n'umwe ufite umuntu bari kumwe. Sarafati ya mbere. Excuse me. Ihanganira gato. Do we know each other? Ese na twaba tuziranyira? I don't think so. Ntago ariko mbikeka. Ah, You just look so familiar. Ndabona afite ahantu nkuzi tu. Mugabo asekamo. Tell the woman she looks familiar. Ntukajye utere tubesha umugore ko ufite ahantu muzi. Ibyo ni ibintu bya kera bigoswe. Buriya abakobwa batangiye kubasa bavuga uti arasa ku ntego nyine vuga iki kugenzura ko kujya kumbeshya ngo ufite ahantu nkuzi. I'm a little out of practice. It's been a while. Nakubeshye maze igihe natereta biragoranye pe aciye. It's been a while. Really? Seriously? Okay. Mugabo arongera aramuseka. What you're supposed to say is that Rero kamugira inama ikintu bakabaye bwira umukobwa ari wo mu gihura. you noticed me Bakambwira ati wenda nakumenye from across the muri kino cyumba turimo Couldn't- cyangwa isare. here all by myself, Mucyo ukambwiza ukuri ukambwira ati nandi hano ndi njyenyine nta muntu turi kumwe. and that you came over here with one thing on your mind. Urangije umukambwira yuko ndari intekerezo zakuze mu mutwe n'izo ntekerezo. You're not leaving without me? Ukambwira yuko utari butaye tutajyanye. Abasore muri iki gihe ba open ubwira umukobwa ati sister njyewe ntago nata tutajyanye. Apana ibyo kuza kumbeshya ngo ndabana afite ahantu nkuzi ibyo ni ibintu by'abanyagukuru bacu bigoswe. Niko bimera. Abakobwa muri iki gihe abagabo barabuza aba open akakubwizwa ati wana biravamo nibivamo. So what's your name? Na musore ngabwira witwa umukobwa atangira kumubaza direct. Witwa nde? Craig. Nitwa Craig. Umukobwa azekamo. Aya. What's wrong with Craig? Izina ryanjye se kibazo ki? Name? Ni izina rya papa Craig ni izina rya kera. Oh, I'm sorry. Paul nako nubifate nabi. So, Ntacyo bitwaye. I feel like I should just be really honest with you. Rero Craig ndashaka umbere umunyakuri. Tureke ibyo kujya kwizima mu magambo. I am a little engaged. Nje nsa nkaho mfite fiance. Cyane. Yeah. Well, I'd hate to make a dishonest woman out of you. Ariko ntago nshaka kuza gufata umugore w'umubeshyi. You said Kuko ufite fiance. I'm an honest woman. None se ubundi ndakubwiye ko mvugisha ukuri. Wasanga ari impeta nambaye kwirinda abasore ba Kigali nta fiance. Ugatinze uwo mugoroba ubu ngo umukobwa bari abakobwa bakorera imbere. Uwo mugoroba umwe bahuye. Hari nshaka kwereka. Atari inzu dufite abasore bagenzi bacu tujya tugiye guhereza meyo dufite abakobwa twakoze iki twahuje. Buri abazungu arakantu bafite usanga afite ahantu agenda gakora iki agakodesha inzu yaba afite umuntu bahuje bakaza kujya kwashumika bari kumwe. Craig nta kindi cyabaye yamuzanye ku nyubako yitwa Nest Share.